Amakuru reka nyakomereze mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze hari kuvugwa umusore w'imyaka 25 wiyahuye kubera ko mama we umubyara yamushakiye umugore adashaka, ndetse uyu musore akavuga ko ngo umugore we yashakiwe na nyina amwanga kandi ari mubi. Umuvandimwe uvukana n'uyu musore witwa Eric yaramubwiye ngo ni gute uvuga ko uyu mukobwa ari mubi kandi abyara akaba atari ikimuga, umwise mubi gute? Atugomba kubana nawe. Uyu musore yagerageje kwirukana uyu mugore mama we yamushakiye, ariko mama amubwira ko kugira ngo umugore ava aha ngaha agende, uyu musore yava muri urwo rugo akagenda. Akavuga ko uyu musore yabaga iwabo ndetse n'umugore wiwe. Umugore rero yamushakiwe na nyina. Amakuru ari kuvuga neza ko urupfu rw'uyu musore Eric uzwi ku izina rya Mugisha uzwi ku izina rya Mugisha, bivuga ko mama we ariwe wagize uruhare mu rupfu rwiwe. Ibi ngibi byabereye rero mu kagari ka Rwambogo mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze. Ni amakuru njye kugezaho angaha kuri Leo Key Sports. Icyo usabwa ni ukanda subscribe no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibindi bikorwa byacu bigiye bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Umusore w'imyaka 25 witwa Nibishaka Eric uzwi nka Mugisha wo mu kagari ka Rwambogo mu murenge wa Musanze yiyambuye ubuzima nyuma y'igihe gito ashakiwe umugore na nyina umubyara. Bivuga ko yashatse kumwirukana maze nyina akanga, none akaba yiyahuye agapfa. Ubuyobozi bw'akagari ka Rwambogo buvuga ko nabwo bwahawe amakuru adahagije, ariko ubu banze ko ashingurwa hataramenyekana icyo yazize. Urupfu rwa nyakwigendera bitaga Mugisha mu irangamimerere yitwa Nibishaka Eric rwamenyekanye mu rukerera. Amakuru avuga ko nimugoroba yari amaze gutandukana n'inshuti ze, azibwira ko agowe n'urushako yashakiwe na nyina. Umwe yagize ati nimugoroba baje kundeba aho mba bari babiri, aravuga ati njyewe namuzanye nasinze, ntabwo nzi uko namuzanye, kandi nitereteraga umukobwa nateretaga mama yanze ko muzana ngo mugire umugore ari kumangika uyu nguyu. Ibyo byo yarabimbwiye ati atomboye akagenda byaba ari byiza, nuko akizanira uwo ashaka. Abandi bati ngo nyina yamuzaniye umugore adashaka, bati nicyo cyatumye yiyahura. Nyina rero niwe ufite ikibazo kuko abaturage batavuga niba nyina iramuhaye umugore, ntabwo ari we wari umutunze, niwe wari witunze. Yashakiwe umugore adashaka aramwanga cyangwa se atamwanga, nuko yashakiwe umugore adashaka atamwanga, nuko ababyeyi be bamubwira yuko namwirukana azamufungisha, bagomba kureka umuntu agahitamo uwo ashaka. Amakuru Isango Star akesha abaturanyi b'uwo muryango avuga ko byatewe n'uko Mugisha yashakaga kumwirukana, ariko nyina akamubwira ngo numwirukana aho kugira ngo kwirukanwa uko uwo mugore washakiwe wahagenda wowe. Aho niho abaherera bavuga ko ari byo byatumye yiyahura. Umwe ati nawe ari nyoko ari guhora mu rugo rwawe cyangwa so nawe mu warusenya. Undi ati njyewe yarambwiye ngo njyewe naramwirukanye barabyanga, ariko byanze bikunze azagenda kuko nyine ntabwo nazana umugore umeze kuriya. Mbarushimana Dorothea ubyara nyakwigendera Mugisha ahakana ibivugwa n'intandaro yo kwiyahura kwe. Icyakora yemera ko banze kumwirukana kuko ngo ari mubi, yashatse kumwirukana kuko ngo ari mubi, ari atabyara. Yagize ati kubyanga njyewe narabyanze, ndavuga ati ntabwo ngiye kwirukana umwana w'abandi. Naramubwiye nti umva nkubwire wa mwana we, ibyo byo kuvuga ngo bamushakiye umugore ku gahato, twe twaramusanze tukamubaza ati uyu mugore none kuki ari kuvuga ko utamushaka? Ati bari kumbwira ngo ni mubi. Mwene nyina niwe wamubwiye ati nyumva kwa kigoryiwe, umugore mubi utabyara ni umugore utabyara, kandi Imana ishaka kukwima n'urubyaro. Uyu mugore ko afite amaboko akaba afite ubumuga, ni umugore mubi gute? Umuyobozi ushinzwe imibereho y'abaturage mu kagari ka Rwambogo Niyomukiza Parfait avuga ko nabo bahawe amakuru atuzuye, ariko banze ko nyakwigendera ashyingurwa hataramenyekana neza icyateye urupfu rwe. Yagize ati gitifu yari yagiyeyo, ariko yagezeyo kandi
yahiriwe ikibazo nawe byaramuyobeye batinze gutanga amakuru aho agereyeyo ntabwo bari guhamya neza uko uwo muntu yiyahuye. Gitifu Mugisha yabwiye ati byanze bikunze bagiye kugenda mugeze kuri hospital bamukorere autopsy barebe bamenye icyamwishe ntabwo turakimenya. Ku rundi ruhande hari abaturanyi n'inshuti za nyakwigendera avuga ko yaba atariyahuye gusa nk'uko nyina n'umukazana babigaragaza ahubwo yaba yaranakubiswe mbere yo kwiyahura. Abamugezeho bwa mbere bavuga ko babonye atari urupfu rusanzwe ndetse kugeza ubu runakomeje kutavugwaho rumwe, mu gihe ngo bifuza ko ashyingurwa mu ibanga.